Okay guys, ese nawe ujya wibaza impamvu ushobora kubona channel yawe iri kuzamuka gakeya ku subscribers batazamuka, ukabona harajya umwe babiri batatu bitonze ku buryo bujya kwirukabona pe nta n'umusaruro wa subscribers 50 ubonye cyangwa 20 bigoranye cyane, kandi wowe disi nta kuntu utagize wakoze video nyinshi uploadinze buri munsi washyizeho video, wakoze research irenze, watumiye abatumirwa bazwi hano mu Rwanda bafite amazina, ariko ukabazana bya bikanga, ukabona aba subscribers baragenda gake, ukibaza biraterwa n'iki? Nukuri wanajya kuri channel yawe Analytics Total channel yose ugasanga abareba channel yawe nibo benshi, not subscribed nibo benshi kuruta subscribed. Ibyo rero nubwo bumva nta kuntu utagize, haba harimo akantu kabura, haba harimo utuntu nka tubiri tubura dutuma abantu baza bakareba video zawe nubwo zigira views nyinshi, ariko kugira ngo akande subscribe umuntu ukaba wamuciye intege kare akaba atakikanze, kandi nta kuntu utagize. Rero ngiye kubabwira itwo tuntu tubitera, none nababwire n'ukuntu wadukosora. Ntabwo biba ari ibintu by'ubwenge burenze cyangwa practical buryo turi bukubitemo amashimi n'ibiki byose, no, ahubwo tuba ari utuntu icyambere ugasanga ni imyumvire cyangwa se n'imyitwarire yawe muri video yawe. Bibaho rero nimba uri umunyeshuri mwiza uje, dore mwarimu afite inkoni, ngiye kubabwira utwo tuntu tubiri. Ariko mbere yuko mbibabwira, reka mbibutse ko ngiye nitwa Gatari Fred. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano, tuguhaye ikaze. Hano tugira amahane ndetse tukakira n'abashyitsi neza. Ikintu uri budukorere, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe ivuye kuri channel izajye gucika. Hanyuma izindi video wibaza ko twaba twarakoze uzirebemo hano munsi. Iyo uri buze kubona uyibuze uyimbwire muri comment, ndahita nyigukorera. Hano ni ugutegeka. Noneho ndabibutsa nanone ko tubana na Twika SMM, niyo company hano mu Rwanda yonyine rukumbi yagufasha kubona aba subscribers ku giciro cyiza, ukabona ama channel monetize ku giciro cyiza, ku buryo ushobora kuzamura social media zawe za Facebook, Instagram, TikTok, ukabona subscribers, ukabona views, ukabona likes, bakabikuzamurira vuba cyane, ukabona nawe biriho birazamuka nk'iby'abandi. Ni ukuvuga ngo reba website yabo ni wa@twika.smm.com cyangwa se ubahamagare kuri 0779255661, hanyuma ubasobanuze kurushaho. Mwarimu rero ndagarutse, tugiye kureba kubera iki nkora video nyinshi, kubera iki nkora hano kuri YouTube ntako nagira pe, ariko nkasanga subscribers banjye barazamuka gake cyane ugereranyije nuko bakwiriye kuba bazamuka. Ikintu cya mbere tugiye kubanza turebe ngo ni iki kibitera, tuze kureba turahita tunabijyanira rimwe n'ukuntu wabikosora. Ni ukuvuga ngo ubundi birebwa bite? Katuhere ku kuntu ubireba kuri channel yose, hanyuma ugahita turahita dukurikizaho n'ikibitera. Kugira ngo ubirebe kuri channel yawe, uraza mu application yawe ukareba application yitwa YouTube Studio gutya, ukayikandaho. Iyi application niyo igufasha kwanaliza analytics zose za channel yawe. Ndabibutsa ko nanone kubijyanye na subscribers, not subscribed na subscribed, abakureba barakoze subscribe n'abakureba batarakoze subscribe bigenda bitandukana bitewe n'ukwezi performance channel yawe yagize, sibyo? Ariko buri gihe icyo ugomba kurwanira nk'umu content creator ni ukurwanira ko buri gihe subscribed iri buze kuba iruta not subscribed, sibyo? Ni kuvuga ngo abakora subscribe kuri channel yawe bakaba ari bo benshi kuruta abatarakoze subscribe. Dufate hano rero nk'urugero kuri ngewe. Kugira ngo ibi bintu bishobore, uraza ugakanda hano kuri YouTube Studio yawe, uyifunguye ukaza ugakanda kuri aka kantu ka Analytics, uba winjiye muri Analytics. Reka nongere ngakandeho. Nindangiza scrolling hano, ndi kuri Analytics, scrolling njyana ibumoso, nzi hano handitse audience. Hano gutya. Hano rero ugomba kumenya iki gikurikira: nimba uri monetize n'utari monetize, muri abantu babiri batandukanye. Nukuvuga abantu bakunze kwibaza ikibazo cya channel history, hano niho kikunze kubera. Hari umuntu uri bukurikiza izi step ndiho mbereka, we akabibura, akaza gusanga hano nta kintu cyanditseho. Urumva ugasangaho bimwe ibindi ntubisangeho. Aha niho usanga amasaha abantu bawe bazira online. Aha niho usanga amasaha cyangwa se returning viewers n'abandi batandukanye. Aha ngaha niho usanga abakureba ibihugu baherereyemo. Aha ngaha niho usanga imyaka y'abakureba aho iherereye, ikigero barimo. Rero ku muntu utari monetize, ibi ngibi bashobora kutabibona
cyangwa akabibona. Hari abantu baba batari monetize ariko channel zabo ziri active, YouTube yaragiye ibafungurira ibintu byinshi. Rero we nuza kuza hano utari monetize ukabibona, it's okay. Nutabibona uramenya ko channel history yawe ikirimo ikibazo cyangwa se hari ibikiburamo, hanyuma ukomeze ukore nawe barabigufungura. Ni ibintu bagenda bafungura gake gake. Hano ndi kumwe n'abantu channel history yafungutse ndetse bari na monetize. Noneho n'umuntu utaraba monetize ariko akaba avuga ati menye byinshi, ejo nzamenye no gucekinga nimba channel yanjye imeze fresh. Noneho rero tukanze kuri audience, turahita tu scrollinga tumanuke gutya tuze hano kuri ahantu handitse watch time from subscribers. Hano turaza tuyikandeho gutya, watch time from subscribers gutya, gutya tuyikandeho. Nituyikandaho turahita tuza turebe mu minsi 28, turebe mu minsi 7, turebe mu minsi 90, turebe channel yose bimeze bite, dukande ahangaha. Ni ukuvuga ngo rero inshingano nyamukuru y'umu content creator nk'ahangaha urabona ko amezi abatandukanye. Ni ukuvuga ngo urabona nk'ubu wenda jewe muri uku kwezi abarebaga channel yanjye bari monetize, barakoze subscribe bari bo benshi ugereranyije n'abatarakoze subscribe. Ubu none ngaho ko umuntu agenda kura hari igihe birangira bigusize, ukabona ukwezi kumwe bitewe n'ukuntu wakoze, ukabona benshi babaye abatarakoze subscribe, ubundi ukabona ukuntu wakoze ukabona bakoze subscribe, gutyo nyine bigenda bihindagurika. Ariko wowe ikintu uza kureba, uza hano kuri ntuza kuri lifetime, uscrolling ujyana ibumoso ukaza hano kuri lifetime. Ni ukuvuga ngo ubana ikintu tugamije nyamukuru ni ukukwereka cyangwa se kugusobanurira ikintu ugomba gukora kugira ngo channel yawe n'abantu bayireba bakora subscribe bazamuka, utangire kubona imibare yiyongera. Biraturuka kuri background ufite. Tureka dufate hano urugero, ngiye urabona ko in lifetime ni toto nahoze n'ubu ngubu abatarakoze subscribe nibo benshi, abakoze subscribe nibo bakeye. Ariko ngiye ikintu ndi kwishimira ubu nona nuko hano kera kuri not subscribe nari ndi muri 74 mu minsi ishize cyangwa mu mezi nk'ane yashize. Nanjye nari ndiri nko muri 74 y'abantu batakoze subscribe, not subscribed bari hejuru ya 74. Ubu none anga urabona ko bari kugabanuka cyane, abatarakoze subscribe bariho baraba benshi. Bivuze ngo video zanjye abantu benshi iri kugeraho bari gukora subscribe. Ariyo mpamvu ngeze kuri 54.8% 58.4% by'abantu bari video zanjye batarakoze subscribe. Bivuze ngo biraza gukomeza bimanuke kugeraho. Ni ukuvuga ngo jewe ningiye ufite urufunguzo, niyo mpamvu namwe ngiye kubabwira ibyo ngiye gukora namwe mubikore kugira ngo ushobore guhindura iyi mibare ufite hano hejuru. Nimba not subscribed ari bo benshi, nukomeza kurwana bakaba ari bo bakiya, subscribed bakaba ari bo benshi, uraza kubona channel yawe yatangiye ujye ubona biri kwihuta cyane ku buryo bukabije, aba subscribers bari kuzamuka. Rero tumaze kubona ukuntu bicekinga, ubwo umuntu utari monetize n'umuntu utarafunguka channel history yabibuze. Nimba rero wowe utaraba monetize ukaba wabibonye, menya ko channel yawe imeze neza kubera ko abantu nyine channel history yawe iri kugenda YouTube yizera yibonaho amakuru ahagije ku buryo hari ibintu igufungurira. N'ibindi byinshi tuzagenda tubireba hano. Icyo mbabwira nuko urebe ko wowe uba wamaze gukanda kunzogera kugira ngo ujye wakira notification yose. Noneho tumaze kubona ese ni iki gituma umuntu abona aba subscribers be bagenda gake. Nk'ubu nkanjye nahoze kuri 74% by'abantu batakoze subscribe, ariko maze kubamanura mbageza kuri 58.4%. Wowe wabikora gute ko iyo percentage wumva iri hagati ya 74 kugera kuri 58? Icyo kintu kirimo hagati. Reka rero nkubwire impamvu. Mu mategeko yo kubona subscribe, menya ko abantu bagukorera subscribe atari injiji. Niyo mpamvu mwebwe muri hano mwese mwamaze gukora subscribe, buri gihe ngiye gukora video mbagirira gutya, muri abantu babaga kuko muri abakoresha banjye. Noneho rero abantu batakoze subscribe nk'abakira, nk'abibuka, nk'abakira bakumva ko impamvu bagiye kuza ari ibintu bagiye gufatanya natwe tukazamurana, sibyo? Iyo bamaze kubyiyumvamo bakumva impamvu bagiye kubikora, niyo mpamvu biyongera, ukabona channel yanjye iri gukura ugereranyije wenda n'ukuntu nkora cyangwa se na content nkora.
ndanabashimira cyane. Wowe rero dore nimba ubona bigenda gake, dore ikintu ukwiriye kuba ukosora mbere na mbere. Banza umenye neza ko abantu bareba video zawe cyangwa bo zigeraho sinjije, bazi ubwenge. Numara kumenya ko bazi ubwenge, ujya gukora video, nimba ari ikiganiro ugiye gukoresha umuntu cyangwa ari ibintu ugiye kwigisha abantu guteka, kugira gute, banza utekereze uburyo bwose uri buze gukemura ikibazo cy'abo bantu bagiye kureba video yawe. Ese nimba video yanjye igeze ku muntu witwa Gatari, n'icyo ari bubonemo? Ese namwikijije? Ese namufashije? Ese namusobanuriye? Ese namusekeje? Tekereza umuntu uri buze kubona video yawe n'icyo ari bubonemo. Numara gukora icyo kintu, wowe uraba wiyejeje mu mutima na video yawe yera. Numara kumva niba ubasengera, wabasengeye n'urugero abantu bitewe na content na video wakoze, hita wibuka ikintu gikomeye. Sobanurira abantu bawe impamvu bari bukore subscribe kuri YouTube channel yawe. Babwira uti mbahaye ikaze. Nimba ibi bintu ubona twakoze uri kubikunda, ubona hari ikintu bigufashije, ibuka udutera inkunga, ukande subscribe, ufungure inzogera, cyangwa se dukore subscribe, wibuka ukore no ku kantu kameze gutya ka like, ubibasobanurire, kuko bizadufasha gukuza iyo umuyoboro wacu wa YouTube ugere ku bandi, ndetse dukomeze kubakorera ibintu byinshi kandi byiza. Urabasobanuriye impamvu. Ariko wiza gufata umuntu nturanamubwira ikintu video yawe igiye gukoraho, mbese nturanamwakira cyangwa umubwire, ngwite umubwira ngo mwiriwe, ngo yuko ukore subscribe cyangwa n'ibiki byose, ngo n'ibiki byose umubwire. No, abantu batureba sinjije, banza umenye icyo kintu. Noneho akandi kantu ugomba kwibuka, ubwo ndi hano ndiho ndaganira n'aba content creator bari hano, utazigera ukora ikosa ryo kubwira abantu ngo mutubabarire, mwokabyara mwe, mugire gutya, mukore subscribe rwose, mudufashe mw'abantu. Iyi video nyikoze nitonze kubera ko nzi ko umuntu ugera kuri uyu munota bari umu content creator kandi azi aho ashaka kuva n'aho ashaka kugera. Niyo mpamvu ubona hano ndi kwitonda. Ikosa ririmo aho ngaho. Ubwiye abantu ngo bakore subscribe, it's okay, ariko wibuke neza ko bwe mumbabarire, ibyo bizagenda bikwice mu mutwe, bituma udakora video nziza ukwiriye kubukora, kuko ubona aba subscribers kuko wagize gute, wabasabye wabagize, sinzi ukuntu nyine wabateye impuhwe, sibyo? Wagize ngo mwambabariye, sibyo? Nyine mwe mujye mubyumva nk'abantu bakuru, mwambabariye mugakora subscribe, niko bizagenda. Hano rero ukuntu umuntu ateye ko abanza kureba impamvu ari bukore subscribe kuri iyo YouTube channel yawe. Rero nugira gutya, nawe ubwo uzawiyishe mu mutwe, kuko ntabwo uzibuka kumukorera ibintu byiza ngabona impamvu yo gukora subscribe. Hanyuma nta nubwo nawe azabona ko ibyo ushaka utarabimenya. Mu mategeko yo gusaba subscribe no kutuma channel yawe ikura, jya wibuka kwibutsa abantu uti nuza kubona ibi bintu bikunze ukore subscribe, kubera ko nawe bizagutera imbaraga zo gukora ibintu biri buze gufasha ababireba, hanyuma baze gukora subscribe. Ndizera neza ko wabusobanukiwe amakosa wenda wajya gukunda gukora. Bibibutse, wibibasaba, kuko nubibasaba cyane ukabije ntabwo uzibuka kubikorera. Ndizera ko ako kantu gatinzeho mukumvishije aba content creator bashaka gukora YouTube nona ndetse n'ejo. Hanyuma umaze kubona uburyo wabireba nimba bakureba bakora subscribe cyangwa batayikora, cyangwa biyongera cyangwa bigabanuka. Umaze no kumenya ahantu wakundaga kugwa, huko abantu ntago babwira, banzu babwira icyo ugiye gukorera video yawe igiye kuvugaho, kore research baho ibintu bakwiriye kuba babona, hanyuma wongeremo n'akantu ko kubibutsa. Ntuzakore na rimwe ikosa ryo kutibutsa abantu bawe gukora subscribe, ariko bayikore kuko bikwiriye. Nibyo bizagenda bizamura percentage yawe gake gake, bizamura sejo bundi. Ariko uku kwezi urebe ngo se hari umusaruro bitanze, ejo urebe ko hari umusaruro bitanze. Nimba uteka jya uvuga uti ngiye gutekera abantu, sibyo? Nimba ubwiriza uvuga uti ngiye kubwiriza abantu, bambonemo impamvu bari buyoboke channel yanjye, hanyuma bantera inkunga bakore subscribe, bantera inkunga cyangwa se baze nabo bumva impamvu yo gukora subscribe. Kezi genda bakunda, sibyo? Reka turekera. Nimba iyi video hari ikintu ubonyemo, wibuke ukore subscribe nimba utarayikora. Abayikoze muri abantu babagabo, kubera ko
tugamije kugera kure kandi ibyo mwandika muri comment ndabisoma, ni nabyo nkuramo izi video zose mbakorera. Reka duhure muri video itaha. Bye.